Haya. Abaturarwanda mwese aho muri basuje. Aba diaspora. Abari Kimisagara. Ku muteremuko hariya hepfo. Ndabareba. Abari kuri kaburimbo zijya Kimisagara, abari kuri kaburimbo zijya Nyabugogo, abari Nyamijosi. Ocha. Karuruma. Katsata. Kimironko. Zindiro sikamushimire. Nyanza ya Kicukiro gaha Karembure Wembure zone. Abantu mwese muri kwirebero hariya hejuru mbese ko mwazindutse mumeze fresh. Ensuti, sorry. Sorry. Turensuti. Sorry. Turempanga. Hallelujah. Jesus shimwe. Bakristo bavandimwe muteze amatwi radio Mucyo 102. Mbese mwanyweye? Namwayishaye. Aho muri mwanyweye. Aha datanga icyo Fieta amaze kugwa kigushize. Sha. Ndagushimira kubw'igikorwa Imana igukoresha. Uriya mu bantu njya nsenyera kujya batarwara cyangwa basibe nukurubamo. Ishimwe rero ikintu nkiri kukunenga akakanya nuko no munsi utamaye akiva bread. No munsi ntiyamaye akiva. Hari abantu bari gukora ibintu by'amandazi agezweho ariko mwagiye muza n'ubunyobwa umuntu agasomeza. Agasomeza iki? Agasomeza amandazi. Amandazi ubunyobwa bagahita baguha n'igi. Ubundi meruka ahantu wabura ukuntu haba hameze. Ubundi meruka kurya umugati nkawusomeza fanta mama yanjyanye kwa muganga ndi umwana. Bajya kugutera urushinge. Kugeza n'isaha ndabikumbuye. Bajya kugutera urushinge ukajya uvuga ati mana nyagasani mama yanjyanye kwa muganga. Akavuga kugira ngo utarangara kugurira. Bangurira fanta ya orange ndayibuka n'umugati. Kuva nabi nk'uwo munsi sindongera kubimukundi. Yesu nashimwe. Kugeza n'ubu fanta ako wazangure fanta n'umugati nkonje aya fanta n'umugati mva n'umugati abantu munteza amatwi mugerageze munshakire fanta no mukati turaza gukora fundraising yo kugura umugati na fanta tubigurire umukozi w'Imana nibwo byatuma nongera kwiyumva nk'umwana muto nk'abondi imyaka iri kunjyana kawondi nashaje rwose urazaza kangahe urubyiruko usigajemo imyaka mike nka kwirukana mu kiganiro yego bane mwijuru ahubwo ndarara ngira ijoro ese ko ndashaje oya turategereza imyaka usigaje mu rubyiruko ibanze yuzure nimara kuzura nimba itara ntuzizuzure ejo oya ntabwo iruzura ariko iragenda n'uyu mwaka habayobye kubera ukuntu asigaye arya udufunguro tumeze neza turimo karibu sauce tomate ku ifunguro rye rya buri munsi ariko karibu sauce tomate ncisha bugufi imyaka isubira inyuma ukuntu rya karibu sauce tomate bituma imyaka yawe isubira inyuma karibu sauce tomate se udatuma ntazi no saha utahaze ngo ujye kureba umuntu uze mu protocole ko yagakarambye yego uyu mu protocole wiwawe ndamwizera ndanamwemera cyane ushinzwe departement iriya departement ni arabizi yuko nta kindi cyagera muri iriya ofisi ye atari karibu sosi uryo karibu sauce tomate hanyuma ndahindukiye kandi nerekeje ku mugati wa mu gatondo umugati akiva yongeye kuvuga ndahumiriza ndakubona nkatekereza ko bwiza bwawo ndakubona rwose nkavuga ngo mana warakoze gwe ariko ibintu kandi ibintu by'imigati reka nkubwire uza umuntu abitangije ntago muzi ni Yesu wabitangije atubura ajya gutubura uriya mugati ni Yesu wabitangije ako uriya ntago yatuburaga kiva shasinzi iriya ntago ari akiva yakoresheje umva icyo nsiyo nuko ngo uriya mubyeyi ngo yarapfunyikiye umwana we utugati tungahe n'udufi tubiri n'utugati dutatu yewe icyo cyanditswe aho gisomye ngero usoma umurongo neza curambwira utaza kwibeshya ariko icyo nzi aho uri kugusha ifi n'umugati byo ntabwo uri kwibeshya
ntufu n'umugati ariko ni nkaho ndavuze ngo ya Fiamize Yona ngo yitwaga Fiona mbese nawe uri guhuza ibintu bigasa nk'ibijya guhura n'ibijya guhura ukuntu se ndi kwibeshya kuri ya mibare yananiraga yarananiraga ariko iyo ndirimbo nyanumva iyo bari kuririmba iri kuza nk'indondoramo ubundi iriya ndirimbo bari abashuti banjye reka nkubwize ukuri ntarabagarura hano ngo bayiririmbe nk'inshuro 5 ntabwo ndasubira muri modu nziza. Okay, hanyuma twari tukiri kubabwira rero kuri Akiva Bread umugati mwiza cyane ushaka gushyira ku ifunguro ryawe rya mu gitondo mu maduka yose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iduka winjiyemo ryose mubwiye ati ndashaka Akiva Bread, yaba isukari, umunyu, sirayisi, twudupenkupe cyangwa se sandwich, hariho agasezame cyangwa nta kariho, uwo mugati wose niba tawuguhuma amagara umbwira uti ari no kuntu bawumva akantu kitwa Akiva kabredinze neza akantu kakiva kabredinze reka turiye katumwe hari ukuntu Akiva Bread bawumva ako kazina kari ku breadinga neza ndabyumva noneho ukumva kavugitse na neza mbese ukuntu kavugitse uhita ugahoza n'umugati ukumva birafatika ukumva biranywana neza. Oh Jesus. Ubundi aho nyine aho muri ako gace twari turimo twari turi muri katumwe yuhu none ubwo ngubwo tugiye kujya Tekino Yes Phone kaduhamagare yewe we Tekino Yes Phone ni iduka rimwe rukumbi muri uyu mujyi wa Kigali ribashaka kuguha telefoni ku biciro byiza cyane uhendukiwe kandi no kuri make inshuti zanjye. Mu gihe abantu baca ibintu by'amadeni bakandika ku maduka yabo ngo ideni nejo kuri Tekino bamana icyo gipapuro baranga injira yinjirire zana karanga muntu kaye gusa usohokane smartphone tanyura uvugana n'abantu kwisi yose. Nyuma yuko bagwaye smartphone isaho birangirira gusaba gukubita ikote ry'imvura bakagukubita umutaka bakagukubita bote bakagukubita ekuteri bampaye umutaka wonyine baguhaye umutaka wonyine ariko ishimwe bamuhaye umutaka buriya ra ntagazi iyo biva niyo byerekeza ishimwe nta makuru afite yagiye mu kiruko cy'izabukuru urcyo ariko uriya muganda ariko uriya mutaka ni mwiza gusa aka kanya tugarutse muri kacuriye pute uriya mutaka ni mwiza ikintu ngakundira ni gatoya gakwirwa mu ishakoshi no mu mufuka ugatwara ariko wagera kuri Tekino izira Tekino rero ikiza cyazo zira Tekino ntabwo nzige zita network. Warabona umuntu ugera ahantu mu misozi ahantu mu abantu bavuye irwota amasimbi hakurya bari bwota ari ikisinzi ariko ni hakurya iri buzinganjwiri abantu bavuye buzinganjwiri ngo network azigira gutya zigasanga zirakupuka koresha Tekino urebe uburyo noneho bizamuka hejuru bikitugatuka urcyo abantu mwese muduteze amatwi mukoresha Tekino ndabapepeye rambura amaboko dusuhuza reka twigire muri IBTC Film School making isugo mbikuye Film School IBTC Film School making ntago nza hano mbikuye oya ntacyo byose nta nubwo nshaka kubitekerezaho ariko ku muntu ushaka kwiga gukora amafoto meza umuntu ushaka kwiga gukora filme ushaka kwiga kwandika amafilme ushaka kwiga gukora amavideo meza agezweho gukora amadocumentaire ushaka gukora design runaka ushaka gukora website ushaka ABCD ushaka no guhugurwa mu bintu bimwe nemwe no ku mishinga itandukanye jya muri IBTC ikorera hano kwa Rubangura hejuru muri etage hejuru muri etage ndahabona abantu mwese mukunda IBTC cyangwa abantu bakunda ibintu by'amashusho nyarukirayo ukinyarukira rero muri IBTC hano hepfo cyane hari umugabo ufite ibikoresho byubaka inzu neza cyane rwose one shop material niba ushaka ibikoresho by'ubwubatsi byiza bimeze neza bigezweho biramba nk'urukundo rw'umubyeyi n'umwana jya muri Kenkayiro one shop material, imisumari, amaturunovisi, amabati, inyundo, urukero, ikibarisho cyakiri kibazo bakita urukero nirwo rukero natwananjoro ku bantu bafite amatungo hanyuma rero motopiki bagufitiye amasima yagiye acukurwa ahantu hasi simerwa n'izindi sima zitandukanye zikomeye hanyuma bagufitiye amabati meza burya amabati reka nkubwire mu bintu bituma
ushobora kandi noneho ikintu one shop bafite nuko guhahirayo umeze nk'uwagiye mu Bushinwa kuri headquarters ndahabona nyarukirayo yungu yenge bari hano hepfo ku Gisozi nimba bigukundiye wakata Daihatsu hari umuntu wagize kwizera w'umucuti wanjye ajya ku ruganda kugura amabati yari afite kubaka inzu y'amabati 22 ahagurutsa Daihatsu ajya ku ruganda bati se hano kwaza abantu baranguye ati nagize kwizera nje kugerageza kwizera kwanjye aje kugerageza gute aje kugerageza nyine urumva ku ruganda hajyayo abantu bagiye kurangura yego nawe yaragiye nk'umuntu nyine ugiye kurangura kandi umba agiye kugura two kubaka inzu arangije ati reka ngerageze kwizera kwanjye rero ukirwa ujya ku ruganda manukira kuri Kenkayori one shop material bareta bagukorera umuti bagukorera umuti bakuvangire bagucangira iranje ubundi ariko bari abantu bacanga irange ba Nyamirambo hari handi ujye utemberera hari mu marange se umva kandi arabamaraje anasenkisa bampaye mu marange niho hantu nzi bacanga irange urantenge reka nkubwize bose baracyaye duhaye nta makuru wibuka yari yantuze se sinshaka kumenya amakuru ntabwo barangikira nimvugisha ikintu cya mbere n'amakuru nanjye nze hanyuma ngarutse mbumbura Bibiliya ndi umushumba tera inkunga ushyigikire Bibiliya kugira ngo ikomeze gukwirakwira ku isi yose amafaranga yawe uko yabangana kose iryo turo ryawe ushobora kuritanga rigashyigikira Bibiliya ushobora gukoresha mobile money guhera ku giceri cy'ijana SP ugakoresha 0788 30 ohereza ushobora no gukoresha Bank of Kigali rimwe 08 78 3 044 la Société Biblique Projet Center vanzindimi yeso nashimwe okay hanyuma urayita ubona na Equity bafitemo account ushaka gukoresha Equity na telefone birakunda account ya muri Equity ni 40132027 The Bible Society of Rwanda website uranawo nuko nguko ni society ushobora kugira gute no kwishyira kuri MomoPay ufite amafaranga make udashaka gukata ubundi gihe iyo niyo mba nshaka kuko urumva iyo ukoresheje mobile money hari ijana bagukata kandi iryo jana reka bakorera umuti noneho umuntu ufite n'igiciro ashaka kohereza na 500 n'igihumbi cyawe ukoreshe MomoPay batakata ni kwa kundi akanyenyeri 142 akanyenyeri 81 akanyenyeri 1 hanyuma code ni 0517 6 ugashyigikira ijambo ry'Imana inkuru nziza ya Yesu Kristo igakomeza kwamama inkuru nziza yamamare arimo yanjyana ngo numve ko bigihura se bizarahura yamamare nimba nawe ushaka ko Yesu yamamara Rwanda rwacu yamamare ndamubona hose yamamare hanyuma nyarukiye muri Rwanda Revenue Authority rero hari systeme nshyashya yaje ya my RRA ifasha kukumenya uburyo ki imisoro ihagaze imisoro yawe ihagaze iyo utarasora iyo ukeneye gusora imenyekanisha ryose umva no kwandukuza ari abantu bahagarika kampani zabo ntibajye guhagarikisha tini zabo byose muri barakomeza akagufagitira rero kandi icyo gihe ntago amakosa bari aya Rwanda Revenue amakosa aba ari yawe wowe nyiri kutagira gute nyiri kudakora inshingano ibyo bintu ndi kumva ari uri kubwira ufite ibintu tarahagarikisha se hari umuntu ufite nka moto akazayigurisha noneho yazajya kuyigurisha undi muntu cyangwa kwandukuza agasanga afite amadeni arutayo baguze ya moto
gerageza unyaruke ukosoze ibyo bintu. Iri tangazo ririhutirwa. Koresha rero systeme ya My RRA kugira ngo ubashe kumenya ibyo byose. Kuyigeraho no kujya muri urubuga rwa Rwanda Revenue rwo www.rwanda.gov.rw cyangwa se ugakora myrra.gov.rw ubundi ukamenya everything. Ku bindi bisobanuro hamagara 3004 bagufashe muri buri kimwe. Babigufashemo. Ndababona. Hanyuma twagarutse abakunzi bacu ba Radio Umucyo 102.8 FM. Aho muherereye ku isi yose, ni ku isi yose. Muherereye ku isi yose. Ni ku isi kuko uradukurikira kuri FM cyangwa se ukoreshe tuning cyangwa simple radio. Hose biremera. Ariko ako kantu ka radio iri simple niyo niko nshaka kujya numviraho kugira ngo ibintu bikomeze kujya mu buryo. Aho muherereye hose rero abakunzi biganiro bya Radio Umucyo 102.8 aho muherereye abakunzi b'ijambo ry'Imana, amakuru, imyidagaduro, ibindi biganiro bitandukanye mwese muherereye tubahaye ikaze cyane cyane abakunzi b'ikiganiro cy'urubyiruko SP. Ahantu rero tuhaganirira ibiganiro bifite amatitire atandukanye. Ariko uyu munsi ndibaza SP hari ibintu, hari umubyeyi umwe nifuza kuvuga izina rye yaravuze ngo wowe ngo ko wimanye umukobwa wawe ngo umubitse kugira bizagende gute, ngo ese ngo kucuruza umukobwa wawe yewewe ukaba ngo utazaza uramwibutse ngo ko wamukize ku isoko uri kumucuruza ngo ukaba waranze umukwe, ukaba waranze ngo inkwano ngo ni nkeya uri kumucuruza ni ikiguzi oya uramubitse ngo ukeneye ngo inkwano ngo zigere gutya gutya ngo noneho umva ikintu gitangaje muri ibyo byose ngo kandi ngo abo musore wamwimye ngo baramurarana nta n'igikombe cy'amazi bamo. Ariko rero nago dushaka guca umuco, turagira ngo abantu bateze amatwi batubwire uko babyumva. Twiyeze kubiganiraho kera muri cya gihe cyo kuvuga ngo inkwano ibiki ngo si ngombwa ngo sisi, ariko ndagira ngo uno munsi tuze turi serious. Hari uri umubyeyi urahura timaje umwana wawe wanze kumutanga, urugero ngo urashaka inkwano ngo za miliyoni. Ariko sibaboriya ikibazo nuko, ariko nanone hari ibintu ntemeranye n'abasore. Sinzi wenda abantu ari buze kudufasha. Ubu none iyi ni open discussion, turatangira ubu none twakira amatelefone abantu batubwira uko babitekereza uko babyumva. SP nanone buriya koko umuhungu yaragutwaye atarigeza gukwa na gatoya wakiyumva gute? Hari umugabo umwe nigize kubona ndagusuhuje ari ahantu mu rusengero, aravuga ngo ndashimira Imana ko yampaye umugore w'ubuntu. Ubwo umugore w'ibintu ubwo yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko batigeze bamukosha. Ariko SP nanone nubwo tutavuga sinzi uburyo ni soni nizimukora. Sinzi yuko wenda abatwumva harya ashaka kuzavuga ati inkwano ni ikibazo cyabitewe naho ubuzima bugeze. Ariko ndagira ngo muduhe ibitekerezo. Nimero za telefone kangahe? 0787106624. None se bureka ndakubaza. Sisubiremo. 0787106624. Iyo nimero ushaka kwikoresha uhamagara cyangwa utwandikira message. SP reka nkubwire. Ndareba kuri parti zitandukanye. Hari umusore ushobora uwasazanye igitekerezo. Hari umusore ushaka kujya gusaba umukobwa agategura ubukwe akora ibintu byose, ariko asanga inkwano ntago imureba. Akavuga ati ngiye bazamume cyaba byihorere bizajya ku konto wa nyuma nivumbagatanye bazamuma ntago bazamunyima. None hari iyindi parti y'umubyeyi wicara akavuga ngo uyu mwana namwishyuriye amashuri nakoze ibi nibi, niba atama miliyoni 5 bazabyihorere. Miliyoni 5 ngo namwishyura amashuri, hari umusore ugiye kumutwara we ntago yize. Ntacyo uko ubivuga ko ari we nkomise, we komeza uvuge tu. Oya ntabwo umva icyo ariho nge ntabwo ndi kurwanya ko wa musore waho wicaye aho uzankwa binakurenge. Uzankwa bikurenge. Nta kibazo. Umva ariko nanone ntago icyo ntashyigikiye ni iki. Ngewe umva ukuntu bite mubwira ukuntu ibintu bihagaze. Ntago nshyigikiye kumva ngo uri umubyeyi umwana wawe bamushyizeho igiciro. Bamushyizeho cost yo kuvuga ati niba atari miliyoni 5 mu mpaye ntago haguruka aha ngaha. Namwishyuriye Minervare yize
Harvard yize whatever yize amashuri arayamanukura arayavuga kandi ushobora gusanga umukobwa yaranahekaga abandi mu ishuri cyo nacyo tujye tugishyira tukigarukaho yarize ariko se reka nkubaze uwo musore ugiye kumutwara we ntabwo yize ntago nabifatira icyemezo reka banteze amatwi nyine ubwo turi kugiye muri detaye umusore ugiye kumutwara yarize kandi ikintu kigiye kubaho ni uko hagiye kuremwa urundi rugo ntago wowe uri kwaka inkwano ari we bagiye kuremera urugo babantu burabaka 5,000,000 izo 5,000,000 wenda arizo bari bagiye gutangiza urugo rwabo urumva bagiye kubaho gute kuki batagu wenda agesha kuyaka ari siri yuko bafite andi wenda ari siri yuko bafite andi kugera ku rwego ho umwana wawe utamutanga nyine kuko nyiri kwakwa 5,000,000 yazibuze imitsutsu uwo se kandi umwamamaje yaburetse gato yewe ntabwo namuvuze nta nasenyuka yapangiye urumva ikibazo nuko uri kumwamamaza mu buryo buri indirect urumva ndi kwibaza kuko birakwiye ko fatira umuntu numvikuna ariko banze numva no muntu icyo abivugaho uraho neza radio umucyo alo we mwiriwe neza yego ibyo bintu urabivugaho iki rero nabo hari ababyeyi ubona ko babigira birebire cyane yego ariko bitakagombye ariko ntuze kwirengera cyane kugira ngo nawe batagukopa utubwire realite kuko iyo turi kuvuga tuba turi kuvugira isi yose yego ntabwo buri muntu wese yagakora yishyira ariko turebye impande zombi yakagombye byibuze ko batwenda niba ari 100,000 ukavuga uti n'undi umwana agiye kubaka urugo kariza 5,000,000 ni nziza ntabwo ateze ko nzamuha bimwe ngayisubizeyo yari yaje asanzwe ubara yawe ukavuga uti kangabanye byibuze yewe 200,000 tugabanye duhurire aho ngaho yego niba hari asigaye nawe agende ayubakisha urugo rwe ariko hari ababyeyi babikabye ubundi umwunganiye wo kumwamuvuze mbere ashobora kumwimana akagenda nimugoroba akabona saa atashye baramurara niko ijambo rivuze nta n'amazi bamugiriyeho ubwo se bwo nibwo yavuga ubwo se bakora hahandi nawe amafaranga niyo abakiyabonye ubwo rero byiza wowe icyifuzo cyawe ni iki mutangiremo ibyifuzo reka n'abaminisitiri baba bari kubumva bumve ko babashyiramo inyoroshyo bajye bagabanya rwose ababyeyi bashyiraho discount umutwe w'inkuru uyu munsi yavuga ngo discount mama dia ariko yesu nashimwe ariko sipe yo kamarade komera umudomo urenze urabananiye ariko kamara karame reka nkubaze mbaza mvugisha uzaza uturwaza imbavu kuwa 5 saa 8 nurangiza saa 3 kuwa mbere mu ijoro ry'ihumuru turwaza imbavu niko ijambo ryari ryambwiye unsubize icyo kibazo ndakusubiza gute oya tinsubiza bamadiya ariko reba ukuntu isi nawe baragushaririye ariko kamarade uri muhiza barakumbuye bakumbuye kuri muhiza ngo ni umuhinde barandaye ngo ni ikigabo cy'igisesi gitukura yesu we mbega oya byo gutukura byo menya bitarimo da noneho ko mfite se icyifuzo abakozi bimba karame ni ukuri nimusengera uyu munwa wanjye ndumva nshaka kuwukizwaho oya reka nkubwire amadiya wowe imana iyo iguhaye impano ariko ubundi mpfa amaso mpe n'umunwa oya nyumva imana yaguhaye impano kugira ngo uyikoreshe kandi ufashe abantu benshi ahubwo gira inama tugira ni ukuvuga ngo abakobwa benshi bishyingira cyangwa abasore benshi banga gukora ubukwe bamaze kugira hari umuvandimwe w'umuririmbyi ntavuze izina ejo hoze ariko kuvuga ko inkwano zabaye ikibazo gikomeye cyane wowe nk'umubyeyi wabyaye abakobwa nicyo gitekerezo waduha ese ariko nanone hari ababyeyi nanone bananizanya ugasanga baravuga bati umukobwa wanjye naramwishyuriye amashuri nakoze ibi n'ibi
mugomba kuzana amafaranga nani mutayazana ntago muzakura umukobwa wanjye hano. Wowe nk'umubyeyi urabivuga hiki? reka mbabwire rero. Mbwira. Mvugisha. Abakobwa se wagize ngo simba afite hera kuri uwo mwicaranye aho ngaho. Ndamureba. Uri kumureba? Ndamuruzi. Uri kumuzuminga neza? Ndamureba. Buriya aba bana b'abakobwa bacu. Yego. Buriya Kamara ntabwo icyambere ari uko badukwera ngo baduhe ngo hari abantu njya numva ngo njyewe nk'umukobwa wanjye ngo nutamukwa miliyoni ngo ntabwo nzamuguha. Yego. Ntabwo mu by'ukuri iyo ugiye umukobwa wawe iyo umutanze ushakamo ikiguzi nta nubwo n'urugo rumuhira. Anese Mamadiya. Oya. Mbwira. Tugomba urabona muri iyi minsi ibintu ni magirirane. Ibintu byabaye bibi. Byabaye. Umusore n'umukobwa. Ubu muri iyi minsi ye Kamara reka nkubwire ngo wewe nk'ubuhamya. Yego. Nagiye batankunda. Nta nubwo nakundanye reka banane bafite rezo. Kuko se numva ukuntu mu myaka 17 waba ukunze umuhungu ati ngo natujye kubana. Urumva nibyo naringiyemo nabyo narinze. Urumva? Yego Mamadiya. Nabyo narinzi nagize amahirwe abandi ngo bajya gusengera abagabo mu butayu. Reka icyo nyine ntabwo nagisengeye. Ndangije kamarade nshaka umugabo wize. Shatse umugabo rwose ngewe urangije kaminuza kandi mfite angahe yanjye 2. Ayiwe ndayavuze we bari bazi ko nizurize. Kamara. Karabe Mamadiya. Reka mbabwire iyo ugeze rero kuri icyo ngicyo cy'abana gushingira. Yego. Umuhungu wanjye afite 21. 28. Ufite inkwano tujya gukwaze dushake. Mamadiya bivuge ari kuvugira n'abandi ntiwivugire wenyine. Ntabwo nivugira njyenyine. Ni ukuvuga ngo ntabwo iyo utanze umwana wawe nyine aba yarakugoye umurera aba yarakugoye. Yego. Nk'ubu rwose ngewe biranangura n'abandi babyeyi hari abo bigoye muri iyi minsi. Mu by'ukuri abana b'abakobwa biragoye. Biragoye. Buriya kamarade tujya tuvuga ibintu dushyiremo no gusenga. Yego. Ibintu byose buriya ni Imana. Buriya ugize amahirwe umukobwa akiyumvikanira n'umusore. Yego. Ku giti cyabo bakabyumvikanamo nta mpamvu yo kujya kubitera minuza. Abana nibafata rugaru ugasanga batangiye gukora nanone ibidakorwa. Gukora ibidakorwa. Rero reka nkubwire Kamara. Ibidakorwa abana bo muri iyi minsi aragira 18 ari umugore. Nakubwiza ukuri. Niko bivuze. Burya abana muri iyi minsi bari kwiyandarika Kamara. Abana muri iyi minsi ahubwo nibifate bikomeze. Ugasanga umwana atwaye inda atateganyije. Ugasanga agiye kurusha umubyeyi. N'umubyeyi nawe bimugiraho monsiyo. Urumva? Noneho dutoza abana no gusenga Kamara. Yego nukuri. Ubu Diane wanjye ni umudiyakoni. Ndamureba. Uramureba shamo? Ndamureba rwose. Uzi uwo ngo wicaye aho? Ni umudiyakoni. Kamara. Karame. Ukuri reka ababyeyi duhitura abana. Yego. Kandi nukuri birababaje kamarade. Yego. Birababaje muri iyi minsi abana b'abakobwa nibiyubahe. Yego. Njye mbwira abanje ni mwabana mwe ntabwo muzabona abagabo kuko mwambaye ubusa. Ntabwo muzabona abagabo kuko mwashyize amabere n'imikondo hanze. Ahubwo Imana iyo yubashye nayo irakubahira. Yego nukuri. Abana bacu rero ikintu twabasabira buriya n'umwana nta mwana ubundi ujya ukura ku mubyeyi. Najya agera no mu rugo rwagiye kurwubaka. Yego. Ugomba gusigara ufashe iby'iburyo we mubyeyi. Ukamusengera. Yego. Uko ibintu bisigaye biriho kamarade ntabwo byoroshye. Mu by'ukuri uzi ko ari umwana w'umukobwa twashingiye ejo bundi. Mu by'ukuri Kamara nta kwezi gushize. Ariko natangajwe n'ukuntu ejo yamamagaye arambwira ati ubu ingumi ndi kurya nta n'umuntu urazi ibyo akuriye. None se inkwano nicyo turi kuvuga ku nkwano icyo nicyo kibazo. Inkwano se
inkwano ubundi muri iki gihe ni umukobwa n'umuhungu biyumvikane. urakoze cyane ni ukuvuga ngo inyunganizi yawe tubwiye umusore n'umukobwa niba bumvikanye ibyo bintu se bibaho none se umukobwa ashobora kuza kugira ngo bagiye numva umuco muwucijemo ikaramu numva umuco ugize ico ivyo ni ibiki nyine ni urugero umwana w'umukobwa ashobora kuvuga ati akaza n'urugero nka Diane wanjye ati nabonye umufiyanse agiye kunywa 200. yego yewe umubyeyi ntareba muri 200 n'amashuri namwishyuriye n'ibyo namurereshe umuhungu se ko barishyuriwe nawe n'ababyeyi nicyo kibazo none se ugasanga umubyeyi arashaka ahubwo gusenya urugo rw'abana none se namukwa yose akayanzanira ubwo ejo nkajya kumva nkumva umukobwa aramamaga ati mama izari iranyishe byo bizanyungurira wese twaba dushyigikiye abo ngabo bashaka kugira reka twumve n'ibitekerezo by'abandi ariko urakoze cyane ubanga igitekerezo cya Madiane reka Kamara hari wenda ntabwo jewe ndi kuvuga ngo umuco uveho ngizo nkwano zihagarara n'ibiki ubundi tuzi ko inkwano yarishimwe bageneraga umubyeyi w'umukobwa kubiki sibyo ariko basigaye babifata uburyo butari bwo basigaye baramugane barabigize umukobwa baramugize igicuruzwa ibaze kujya mu biciro ati muramukwa 300 atoya twa tubafite 200 basi 375 nyumvira uwo nguwo cyabye babivuga urumva yewe Halo muraho neza muraho turavugana nande aya ntabwo izina ndivuga niko cyanditswe kikubwiye ngaho tubwire igitekerezo cyawe ndashaka kuvugana nawe umukobwa yego ababyeyi bawe bakwishyuriye universite yego nanjye barayinyishyuriye ngeretseho no kushaka ikibanza nubatse n'inzu uduki yashatse n'ikibanza yubatse inzu yego ndarangije inzu iwanyu ngo niba ntatanze miliyoni ntibakuru ese ngewe tatu wabikoze bya bindi nanjye nkashyira imbaraga nkashaka cya kibanza kuko ngewe nta gaciro bampa kuki wowe nta gaciro baguha ubundi mu muco wacu nyarwanda tuzi neza ko nta nubwo ari wenda ari mu muco ni ibintu bisanzwe umugabo agomba kuba responsible ubundi twe tuzi ko umugabo agomba mu bya kera umugabo yubakaga urugo akazana umugore ariko umugore icyo gihe yari umugore wo mu rugo kuvuga ngo ni uwo kumenya umugabo kwita ku mugabo akarera abana akagira gute akabyara akarera abana ariko ari umugore wo mu rugo bitandukanye n'ubu ngubu aho umugore asigaye aza mu kazi nawe agafatanya n'umugabo we kuvuga ngo bari bugire gute bagashaka ibitunga umuryango icyo gihe umukobwa waramukwaga my friend waramukwaga kandi iyo nzu wayubatse ibyo bitekerezeho neza uretse twumve yego wavuze ngo kera yego siko bimeze yego ariko kera ntabwo ari byo by'ubu yego nyine nanjye ubwo nari nshatse kukubwira ngo wowe ibyo wari utangiye kuzana byo kuvuga ngo wubatse inzu kera waranayubaka warangiza bakagutegeka ibyo ugomba gukwa uwo mukobwa kandi ukabimukwa which is different from now kuko ubu ngubu birasaba ko iyo nzu yego wayubaka ariko mukanayubakana it's okay ariko rero bitewe n'ikigero ibintu bigezeho ubu ngubu murumvikana hano hazamo ubwumvikane ntabwo ari ibintu byo kuvuga nta makuru numve icyifuzo cyawe noneho uremera ko yego wowe mukobwa ushobora kuza wareba inzu mfite yego ukavuga uti ibyo byose uyu muntu akorera wenda 300 ku kwezi yego avuga uti ngewe niba nkorera 100 reka ngende tubane nitumara kubana nyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 dukore divorce randu tuyigabana yego yego kandi natanze ya miliyoni ese ubwo kubera iki uvuze ngo uko kera byari biri ubu byarahindutse n'izo nkwano rero byahinduka ntibongere kuvuga ngo ni miliyoni ni 500 bakavuga bati ese kera ko batangaga inka kuki uyu munsi ubwo batatwari batanga amafaranga kuki baka amafaranga bataka inka hano n'ubwumvikane bwanyu ubwumvikane bwanyu kuko no ngo icyifuzo cyanyu ni ikihe rero mwebwe mwatugira nama ki ku bwanjye ngewe yego numva twajya dutanga inka amafaranga akavaho wowe ushyigikiye inka none se uyu munsi ntibayivunja mu mafaranga niba ari inka wenda ari 200 ubunyakigali ufite ikiraro ninde koko nyine mva nkubwire murumvikana inka ati okay uyu mukobwa wacu muramukwa inka 3 inka 3 tugahita dushyira amafaranga imwe ihagaze 600 ubwo ni miliyoni zingahe
kuri iki gihe bakuru eshatu uretse kuvuga ngo ni miliyoni si umukobwa si mukobwa jana dukobwa ijana ndumva nanjye ndi bubyara abakobwa gusa eshatu zishyize hasi kandi ubundi ari ijana ku bwanjye numvaga bakwinka amafaranga akavaho. okay urakoze cyane kamara inka turayijyana he ikibazo mfite sipe inka turayerekeza abanyakigali bose se ububaze bakoye inka nk'ubu umuntu amaye inka kuko nayiragirira he erega inka ntabwo tuzanze kuko n'ubundi biza mu nka ariko mu nka tugahita tuvunja amafaranga radio Busha FM halo muraho neza banyita Nzabanza Ndore Damascene yego nakurikiranye ikiganiro cyanyu yego ndacyari umusore nanjye mu minsi iraza hari ukwenda nabigenza yego ariko ibyo byo gukwa mwabivuzeho mubigarukaho cyane guka umukobwa byakabaye nk'itegeko n'ubundi ariko biriya byo kujya gukwa umukobwa akagutegeka ibyo weho umusore uzamukwa erega ni iwabo ibyo bikavaho bikajya bigenda gute noneho weho umusore ukagira yenda niba ari amafaranga uzamukwa niba ari miliyoni uzamukwa akaba ari miliyoni kuko we hari igihe ashyiraho itegeko hari ababyeyi benda babimubwira atazazana nka miliyoni 5 cyangwa 2 yego bakagombye kujya bumvikana yo bazamuka kuko hari igihe bagukwa menshi bari kukunaniza naho ubundi gukuraho ngo gukwa abakobwa babikureho baba babyishe yego kuko umubyeyi wareze nawe agomba kubona ishimwe nk'ingororano ku mwana we ishimwe yego yego erega iriya nkwano inezeza umubyeyi nawe musore wayitanze wumva ufite confidence hari icyo wakoze no kuvuga ngo ushyigikiye yuko inkwano umusore agomba kwihiringa byange bikunda akayizana ari imbumbe none kuba uri umusore nanone ukabura inkwano ni ikibazo Imana iguha umugisha urakoze cyane Imana iguha umugisha kamara ababyeyi bakomeje gutuma tutirongorerwa urumva ntinda kubuje kurongorwa none se urajya kumbarira ngo miliyoni 5 wa mubyeyi we miliyoni 5 ngewe ngiye uzagukiza urumva uyu musore ikintu atubwiye aravuze ngo ntabwo ari byiza yuko washaka umuntu utaramukoye wagerageza mukumvikana mukareba ukuntu muhuza mukageranira umubyeyi nyine uzana ababyeyi hari hamwe batinda bavuga ngo aba bahungu n'abashaka kuzavuga ngo natwe itwarareze natwe amashuri twarayishyuye ariko ndashaka mu ndimi z'amahanga wenda bifite uko bivuga ariko mu Kinyarwanda byitwa inkwano cyangwa ukobwa abanyarwanda abasore abajama ntago banga gutanga inkwano uza ahantu bipfira se ababyeyi baragurana none usara ababyeyi ariko twumva kuko zino saha nk'urugero mwababyeyi mwe muze mwumve kangoye nk'urugero hari gihe usanga nk'umubyeyi wenda urugero nzanye nka kamarade hamwe ati kamarade no tugiye kubaka wenda kamarade batamukunda yego bakawenda ababyeyi kenshi batagenda mu myizerere wenda niba iby'amadini byo tuzabigarukaho wa gatanu ariko reka mbanze bikubwira bareba kuri icyo kintu bakaba bati uno muhungu ntitumushaka bakamugorera muki mu nkwano batoke kugira ngo tumugore hano bavuga ati niba tazanye miliyoni zinizi kuko bari kubona ko utazigondera ntago umukobwa wacu tumugora mbese mu buryo bwo kuganiriza ukubitanye ni cya gikobwa cyawe nacyo kintu kinuze kiraho tangira tukanira gufunga kiri sympathique kiraho kidatekereza kigi ati none se nyine kwacu babyanze ubwo nyine none se wanjyana batankoze ubwo cyangwa se butankoye ugahita wibaza se mana nyagasani umukobwa wanjye koko urumva ndatangaye mukiza iki gikobwa cyawe rwose kiraho kikibaju kikaba kirakwemeje kigufatanyije n'iwabo urumva ubwo ugasanga nyine ubwo urugo rwanyu rupfuye rwishwe nuko inkwano zabaye hatari abasore ntibanga gutanga inkwano ahubwo mwa ababyeyi mwe mwuruhereza abasore ni mwe muri gutuma abakobwa banyu batarongorwa amaye nka data niki jambo rivuze se muri gutuma abakobwa banyu batarongorwa muri ibiciro mwabishyize ku rundi rwego mama wanje hano icyifuzo cyawe gitambukirije kuri radio sha icyifuzo cyawe gitambukirije kuri radio ngewe ubwo niba nazana ngaze ariko mva musore utumva ndi kwivugisha gutyo nawe ngo uzaze kuvuga ngo
ngaragutwarira bwerere urantwarira bwerere uzabaze ngo ndi mangu kuba ndi kubivugira kuri radio ntago biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo mangu wowe uvuga rero uvugira mu ruhande rwawe oya nawe ndi kuvugira mu ruhande rwanjye none se ufite ibyo uri kwisabira se ndi kuvugira sosiyete nyarwanda y'abarikazi ya ndokuvuga ngo SP ndagira ngo abantu batwumve neza mu kino kiganiro cy'urubyiruko hari uburyo bumwe bwo kuba mama Diane ni wavuze ngo umusore n'inkumi bagomba kwiyumvikanira ariko wabyanga wabyemera ubundi mbona ariko abantu babigize mbaza ngo wowe wabigenje gute ndenze igice cyanjye ndakomeje wewe umvikanye nanjye yewe nta mateka yego hanyuma rero SP nukuvuga ngo iyo ubundi bagiye gukwa umusore agiye gukwa umukobwa ntekereza yuko ntago nashyigikira ko watwara umugendo utakoye uko byanjye bikunde nubwo umukobwa nubwo yabakorera amafaranga aruta y'umugabo nubwo yaba yinjiza nubwo yaba ari umukiri wabo byanga bikunde tugomba gusigasira umuco ukagumaho bivuze iki bivuze ngo ababyeyi batwumve n'urubyiruko ndashaka gutanga impanuro muri buno buryo nuko sogoko ubwo rero ikintu nashaka kuvuga ni iki ikintu navugaga ni iki ngiki umukobwa wa mama Diane icyo navugaga umusore ye kwicara ngo atekereze yuko azatwara umukobwa atakoye for wireless icyo ni igice cya mbere wifi ndamubona ikindi kintu cya kabiri wikicara ngo uvuge ngo abantu bazaguha inkwano ngo abantu bazagufasha ngo nari mfite naburaye waretse gato ngo impanuro waretse ngo impanuro waretse gato hanyuma gaca kantu nka type ukoze hasi unyibutsa ntuzi hanyuma kandi kantu nshaka kuvuga ndashaka kuvuga ndacyari ku umuhungu agomba Imana yahaye umugabo no muri mu itangiriro aravuga ngo Imana iha ubutware umugabo yari Adamu nta nubwo yitwaga umugabo kubera yuko nta mugore yari afite kiragiye yiswe umugabo ko yabonye umugore yitwaga umuntu muri kiragiye none wumva bibiri kundi ivuga ngo Imana imuha responsibility imuha inshingano iramubwira ngo ngutwara Imana imuha gutwara no kwita amazina no ngo hari autorité Imana ashyize mu gitsina gabo uri kumva noneho dushyikiye uburinganire ariko hari ibintu karemano Imana yaremanye umuntu byanze bikunze biba mu muntu noneho Imana biravuga ngo kwifuza ko umugore kuzashira mu mugabo umugore nubwo yaba afite amafaranga niyo ameze gute ashimishwa no kurya akavuye mu biganza by'umugabo noneho uko wakikomeza kose uko byaba ameze kose amarangamutima Imana yaremanye umugore anezezwa no kwakira ikintu kivuye mu biganza by'umugabo we no kuvuga ngo ndabivugira iki umugabo cyangwa se umusore udukurikiye mu kino kiganiro yagakwiriye kuba ari umuntu ufite indangagaciro zo kurwana intambara yo kuba umugabo urabyumvishije ndabyumva cyane hanyuma rero ikindi ndashaka kugaruka ku mukobwa ubundi umukobwa nanone iyo igihe cyo gukora ubukwe kigeze nekereza yuko umukobwa aba ari we uri centre ari hagati yandi ari hagati y'umuryango we na fiancé we noneho niwe uba ukwiriye kumenya realite akamenya ngo umugabo wanjye cyangwa se fiancé wanjye ashoboye iki uri kumva akagaruka ku ruhande akavuga ngo umuryango wanjye nawo uhagaze gute eske nimba ari cyo twakiga twagira icyo dukora tukagikora hanyuma mvuye kuri munyamukobwa rero yego garutse kuri babyeyi ababyeyi bapaha repara ababyeyi ndabavugaho kino ari gihe ababyeyi bakora izo busyo imwe ebyiri eshatu zimeze gutya ari gihe umubyeyi aba baramuha amakuru ngo uriya muhungu afite amafaranga azayabahe mukamunaniza kugira ngo ayabatire hano naka naguha aya ngaya nayaguhe arayafite ayakwimira iki cyangwa se urabona ubukwe buri hano buzakorwa nande ntabwo umugabo yaje gukemura ibibazo by'umuryango wose
hari n'abantu bajya gukora ubukwe ugasanga ngo umukwe ngo niwe uzashaka amamodoka n'imyenda akambika kwa nyina akambika no kwa nyirabukwe n'abarumuna b'umugore n'abakuki urumva umugabo mu by'ukuri mumubereye burden cyane no kuvuga ndavuga iki rero famiye y'umukobwa nirebe umuhungu icyo ashoboye kandi bagerageze bakadiriye sibyo ndababona bari gukadiriye noneho dutekereze tuvuge dutya duti mwinaniza umuhungu ngo nukugira ngo azana amafaranga menshi yo gukwa umukobwa ko umukobwa nanone ntago nemera ko bari kumugura gukwa ntago ari ukugura gukwa nishimwe ry'ababyeyi bakorereye iki umufasha gerageza rero nk'umusore wihiringe ushakishe ukubitinze ibipfunsi utera imigeri ukubite hepfo uhomora inkingi ugerageze wijajare nk'umuntu w'umusaza utambuke gitware ukwe umukobwa wawe ese ibyo turabyemeranya cyangwa ngo ibyo bintu turabyemeranya 100%. nubo ngo ndi mu mwuka none yeshashimwe abakunzi bacu buriya SPO turemeranya na kamarade 0787106624 turemeranya n'uyu papa wanje turamuka tugize umuntu twemeranya ndahitamenye yuko inkoni y'ubushumba iri kunsatira pasito 0787106624 bapapa bamama basore bakumi yenkumi turemeranya na kamarade mu mvugishe radio Mucyo FM. Hello. Oui. Ninzabanza ndorengeye turemeranya. Ndakureba. Turemeranywa na kamarade. Turemeranywa ariko waracyari umukobwa. Uyu turi kumwe se? Ara umukobwa kanga. Nguza niyo mbumbe se? Kareba nabyo twareba ariko manukana. Naho ufite igitekerezo cyiza rwose. Manukana imbumbe. Numva wananiza se wehora. Nikumva we wancamesha. Ntago ngorana zane imbumbe twigendere. Ntacyo turi kumwe mutange nimero zanyu ntaribi. Data ndago. Radio Mucyo FM halo. Muraho neza. Turashima Imana muraho. Zamurijwi. Muraho nitwa Valeri. Witwa Valeri uherereye hehe? Kicukiro. Zamurijwe ariko Valeri. Ntago wariye nago mwariye. Oya nariye meze. Valeri igitekerezo cyawe nk'umukobwa cyangwa uri umukobwa? Yego du igitekerezo cyawe. Turemeranya cyane na kamarade. Yego. Urakoze cyane mu mavuta y'insuti. Urumva ijambo ryarakubwiye. Icyanditswe cyamanze kiba ngo dore ndi kumwe nawe. Radio Mucyo halo. Hello. Oui halo. Muraho neza. Amahoro ni Joseline. Yego. Umva ibyo kamarade avuga no ukuri niho umuhungu we yakoze umukobwa ni. Narabwiye ntago bashatse kunyumva. Bashaka gutwara abakobwa b'ubuntu mwebwe. Oya turemera mwa rwose yamukunze acyatamuka. Urcyo. Urakoze. Icyangombwa ni umuryango. Urakoze cyane. Yego. Radio Mucyo FM halo. Aro. Mwiriwe. Oya ingoni y'ubushumba bayiguha. Niki jambo rivuze? Ariko ubundi kamarade. Umutwe w'ijambo rwose ndumva. Tuwite ngo iki? Mutwe w'ijambo. Shabana yanyu mwatsetsa. Amadia. Mvugisha. Tubigenze guterate. Mwana wa. Bigufatira kuri radio gutanga nimero. Nikucya. Wese utabara ako waritsa abasore bakiteretera. Umubyeyi ko nde bazatuma inkwano. Karame.
nuko nyine nijyanye uzi ko wari kuzashyingira ngewe narababwiye ko abakobwa ndumva ufite impuguro nziza ngewe rega narababwiye ko nshaje nimwabyumvise warahamagawe pe uryo pasito noneho tuze guhora mu kanya saa moya mu kiganiro cy'umuryango pasito ndaba ndi guhugura mu muryango mu kanya saa moya ndaba ndi mu kiganiro cy'umuryango none ndi mfite impuguro mu muryango muravuga ku kintu mve ko biri buze kugira radio FM halo ninde yabipa ninde yabipa ko kamarade ari wakunda abantu babipa kweli kandi nabwo bagiye babipa nijoro saa sita z'ijoro radio FM halo oui allo ongera ijwi Cynthia yego senti gabanya radio yawe nayibonye yego igitekerezo cyanyu n'inyunganizi yanyu moni y'ubushumba bayiguhe ndagushimiye cyane uzi ko mise n'imikino kuri radio pasitoro tujya kukwimikira mugiye kunyimika se pasitoro bishop suti yego wa mubyeyi we ndagira ngo nkubwire wa muntu uzaza kukwimika mumerera rendezvous nanjye nimikirwe hariya niryana arabadohe message eti ni Dorcas Gikondo ngewe unkunze nago nanjye nkagukunda gukwa ntacyo bivuze icyambere ni urukundo ahari urukundo bigenda bite radio Mucyo FM halo Yesu nashimwe yashimwe genderanya na kamarade turamushakira paruwasi ajya kubera akibintu yari yarabimbwiye tugiye gushaka ariko manu ushyizemo senkisi ngo hari urukundo byose birashoboka utyo ati mwiriwe nibaza ko umukobwa ababyeyi bakoze byose kandi n'umuhungu barabikoze kuki bako umukobwa gusa aha data yewe jambo ryitwa gukobwa uri kuryumva muri iyo nteruro uri kuvuga nitwa Semukanya umukobwa ntakwiriye kuganirwa n'ababyeyi niba yarakundanye n'umuhungu agomba kumukwa kuko ubushobozi afite bungana yego Semukanya urakoze telefone za nyuma 0787106662 dusezerere dutahe turacecetse ariko wowe ntutuze ukomeze gukorera mu banyarwanda nzamura kagazi kino nombe ndirimbiramo turatuje ntutuze ntabwo ugomba gutuza ntabwo yo gutuza ngo tuwaye ikaze na kare tuguhaye ikaze na ase mamadiya aha murabeho da ndumva nshonje ushoboye dore uyu munwa warananiye uburyo buri mwanya nishoboreye reka nkuyobore nimbe na kamarade arawukomereza mu kanya mu kiganiro ndayikomereza mu kiganiro cy'umuryango na mama Cecile Samoya ngaho turacecetse rwose yo niceceke murakoze hanyuma rero SP ndumva tugiye gusoza muri buno buryo tugiye gusoza tuvuga duti reka umuco wacu umuco ntucike ariko nanone reka numva uyu muntu wanjye mba nimba ari icyo bivugaho radio Mucyo halo wiriwe neza ngera ijwi yewe Dorcas karame uraho neza gabanze ukureho iyo radio yawe ubundi tuvugisha yego nayizinije Doruka wowe ubyumva gute mukobwa w'ima bahari urukundo rwose byose birashoboka mwabibonye n'ingihe byanditse okay ariko kandi nabakurikiye ikiganiro cyanyu cyose yego okay mugiye umuhanda mwiza urakoze cyane ntabwo dutashye ntabwo tugiye ahubwo nibwo ntangiye uzo sane nibwo ntangiye ubutaha mpite mbabwira ikintu ubutaha tuzavugaho ubutaha tuzavuga ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu ateguye ubukwe yespectinga ko amafaranga ari buturuke mu bantu icyo kintu basore bakobwa nimba utarakora ubukwe rero umenye ngo niko bikorwa mbaye icyo kiganiro ndakirangije none se kuko mba naragutwerereye kuki wumva ko utazantwerera oya gutwerera itsoke ariko hari ukuntu umuntu apanga umushinga nta kintu na kimwe ashingiyeho yarangiza agategereza ko abantu aribo bazamukorera hari igihe ujya gupanga uwo mushinga ngiye twari turi kumwe umwana nturakura reka nkubwire uko bikorwa ujya gupanga uwo mushinga ngiye nawe twari turi kumwe ngo nyishyurira sare wishyurire sare gute umunyarwanda aravuze ngo ubukwe ni abantu ubukwe ni abantu bantu muteze amatwi mugerageze mushyigikire abagenzi banyu afite ubukwe mushyigikira ntabwo tubyanze iyo ntebe ushaka kumushyurira sare
ushobora kumwishyura modoka uko umwuga kuyoboye biba hari n'abafite ubukwe ejo muntu ba invitation tanga amafaranga hari ubukwe ejo gerageza utwerera muntu niyo yabari note ya 5 ariko umuco wo kujya kuvumba ubukwe nta na 5 watwerereye umwuka kugenderere akuganirize ayo mafaranga yawe Imana iri kuyareba wayakomeyeho niko ijambo nsoje riri kumbwira Imana ibaho umugisha